Halo? Yes. Uri hehe se ngo duhure tubonane nyine kuri ya gahunda? Wageze aho nakubwiye. Nahageze nakubuze mpamaze umwanya agira vuba wihute ko kubona amasaha ari kugenda. Ndaje mugezeho. Sawa sawa ngaho ugira vuba. Injira. Biteze. Isawa. Komera. Meze biteze? Cyane fresh. Ndabaretse kuza gusura mushuti wawe. Nta masomo yabaye menshi cyane kabisa. Mukuri munsi. Cyane fresh. Nabuze ko weruka gukunda kera cyagiye. Ega niba ntajana mu rwego rwaza kujya mu rugo koko. Ewe shamba. Kazi kawe kabaye kenshi na tutasize ibyaba yavugiyemo. Ahubwo bize tetoranyibutsa. Mukuri ya teta. Tetaraho. Ameze neza. Meze neza nk'aho muri ku ishuri. Tutamuri no minsi nyine. Afite ikibazo. Ikibazo? Se kurya yagiye ikibazo ntabamenyesha abarezi, kurya natwe ubwacu tukaza kumusura ni ikibazo bwoko ki? Ni ukuvuga ngo teta habaye ikibazo turamubura. Teta. Gutyo gusa mwarafite se muramubura byageze nke byaciye mu yihe nzoga mubure? Rero biragoye. Kuva teta yaganira na mama we. Ni ukuvuga ngo mama we hari amakuru bagiye bamubwira siko mama akorera hanze. Noneho bakimara kumubwira ayo makuru bamubwira ko teta agize ute atwite. Teta aratwite? Nabyo. Meze bite? Nisi gahunda zanjye meze. Akiri flash. Amakuru yose wansabye urayasanga aho hano. Nizere ko gahunda zanjye zagenze neza. Ibyo nakubwiye ari byo wakoze. Hakurabona mba ndi gukina. Uko ndabizi abatekamutwe babaye benshi. Hanyuma rero ibyo twavuganye ndabikohereza kuri telefone. Mva mubwire. Aka kazi nta deni rijya ribamo. Ideni ribamo ni ubuzima. Reka niba witeguye kubura ubuzima. Nabikubwiye mbabaye mbikeneye nta mwanya mfite wo gukina nawe. Mpa yanjye ngende nta kindi kwarangiza. Zana telefone nkohereza amafaranga yawe. Bavuganye miliyoni hasigaye 750. Nizere ko amafaranga yawe yakugezeho. Ariko nsange gahunda zanjye uko nazigusabye ariko bimeze. Sawa. Okay. Teta nzi teta? Teta. Urumva mama ntabwo ari kubyihererana. Byarangiye abimubwiye. Iryo joro akibimubwira ni nawo munsi twamubonye. Niyo mpamvu atari kuza ku ishuri. Ndumva yidanje tu. Gusa Nyero kwihangana na niba muri iyo minsi. gusa nyine utazayibwira abarimu. Sinababwira cyangwa kugeza ku kintu. Kuko ndi gushaka ukuntu twazavugana mama yaje akaba niba azajya ku ishuri akareba uburyo abigenza, ariko sishaka ko ku ishuri babimenya ako kanya. Ariko nuko teta inshuti yawe byamugendekeye. Ubu natwe turi mu rujijo ntituzi ngo teta ari hehe.
ubu nuvuga ngo umunsi ku wundi nirirwa ndi gushakisha nabajije mu nshuti ze bake ntabwo nigiye mwihangane tu nyine ikintu nyamukuru cya kineye kumenya amakuru ya teta kugira ngo rero ubundi umenye nubwo nyine ari amakuru ababaje ntabwo nyine no kubyakira nagenda urakoze rero kuza gusura inshuti yawe ukamenya n'amakuru uko imeze narakoze ku makuru mwamaye sasa ubu gutega ubu ngubu ugire ngo wagenda ari nijoro none ni uguteka keza cucu wagire wowe gisa ubwo siko mfata gutyo ndabaye kandi ukuntu akaba ari byiza wanjye uko nkanze wanjye ese biba kuryama mu cyumba hano muri saa byagenze ute nawe ufite ikibazo kumbwira impamvu watinze gutaha wagize impamvu natinze gutaha nyine harabona inshuti zanjye nagiye kureba harabona amaze n'igihe bataza ku ishuri nka ba teta n'abandi nyine tubona twese bagiye kureba teta teta waheze teta sinabuze umwana w'inshuti yanjye yitwa teta teta ni inshuti yanjye kuko tunarigana agakiza ku ishuri se amaze igihe kinini pe ataza ku ishuri sinabyo nyine kuvuga ngo afite n'ikibazo kubera nk'izo nyine z'abakobwa yego kimeze ute se birakunda inkuru nyine teta aratwite nawe mutakiza ku ishuri aratwite nzakorera amasuku kuko nzabivamo akunda ariko abo nyine kanisubire mu cyumba tu usiga aho ngaho kumeza uryawe nk'aho wabuze iyo ujya kuryama tetabura teta nzi uriya mukobwa ari seriye wana ya ndumiwe wallahi Mageze? ngaho Yambaye mukuru. ngaho neza Yego. ukuri iminsi Yes. karibu Yewe. Na, wapi na nawe wagiye? sha nyine nahangaha mbaye ncumbitse tu ariko amahirwe nagize ni uko n'umugabo wanjye yarubatse n'inzu nyinshi gusa iyo ataza kugura n'ahangaha buriya simba narumiwe Cyo kiza cyo kwiteganyiriza. sha twariteganyirije nyine ni uko yananiwe Aha, ibyo bibaga b'iki gihe se mama. Ni izina ngo ni abagabo. Naho ubundi ni ukwihangana ariko se shaka reka mubaze. kuri iminsi ko mbona iminsi ishize yose mutaza ku ishuri byagenze igihe kigera umuntu akaruhuka nawe mu mashuri yawe ukaruhuka uburyo utazana ku ishuri perezida ubundi uzana amakuru yacu turayazi
ntiyazi kuko neza ariyo nshuti ye magara tuzi mu kigo ngo nazo amakuru yiwe ko numva ashatse kuyanga bimeze bite abasoje oya abantu ubwiye ugiye n'ibyo bikaba undi kanasa nafashe urugendo nkakozaga ceceka ntabwo bari kureba umuntu hari igihe kigera akacishamo akajya no kwishakira amafaranga nuko gitsetse amafaranga ukagenda na tita akagenda mwese ushirika mukarisezera sibyo byateye turi kumbwira ngo yaragiye amakuru ufite yazi icyo mushite wawe uko yabaye ngo avuga gutya yabaye ate yabaye ate mushite wiratwite ngo muri gutunga sinazuzi buri gihe mujyara mugezwe kutabizi teta aratwite byumvikana naho bigeze mugeze aho kugenda mukwirakwiza ibihuha hirya hino aratwite yaciye iyo ndaciye cahoke nawe zica mu mazi bwara imwe mu mazi teta turahorana umunsi ku munsi ubona ngo aratwite ndakwiyamya amagambo ntabwo nyakunda ntamuhorana ukumbaza gutega amakuru ye ntayuzi kandi muhorana wabibwiye n'iki soko atwite wabiboneye wese muraje uraje ubone cyangwa uraryamye urabirota warose nabi ndakwiyamye muko ndaho mugiye kujya mugenda mukwiza amagambo se ni mpamvu muhamagara nticemo gusa yaba yaragiye gusa ntabwo mbyemeye neza